Isange TV umuco wacu. Nanone nakagaruka kuri wa muco wacu uzirico kuri Isange TV nakagaruka ibitaramo bihoraho uyu munsi tukaba tugiye nanone gutaramira mu Bigogo dore ko twasanze ko ari bya bindi banditse mu bitabo ngo ni mu Bigogwe ariko ubundi babyihitaga mu Bigogo. Nanone muri kumwe na wa muhungu wanyu Ruhamiriza imfura ku muheto muto baratana mu gitaramo inshoza mihigo mu bagabo rutageruza icumu ruhinanye singengeranwa ndafora uwarwawe urindi sinjya ndindwa intenge yanjye n'ugutaramanaje. Nanone ni MC Muhire rudakungika n'amabandi mwani musanzwe mumenyereye kuri Isange TV. Uyu munsi ntago ndi butarame ngenyine twaje tubaririza turi kumwe n'umutumirwa muri iki gitaramo cyiza gishya gishyira inkera y'abahizi. Reka tumuhe umwanya kugira ngo anabanze anatwibwire dore ko twaje tubaririza kubera amateka menshi tumuziho kubera ko ari umuzingo w'ibitabo ni igitabo cy'umuco. Uyu musaza rwose muraza kumubona n'umutumirwa w'umuhanga kandi akaba umuhanga mu nganzo. Reka tukwakire kuri iyi televiziyo yacu Isange TV nikaze muzehe. Ubundi njyewe nitwa Ninagakwisi Rudaharana. Yavuga ingabo yanjye irimbana ishema mu ijari ry'abadaharana bayise rwego rucuma inkiko n'inyundo icura abahanga. Ishema yiriwe mu bakama ntigitinda kugira ikimena nk'inimitwe y'insheke indema rugamba narayitora. Iyo ngaho yanjye irimbana ishema nayise Rudaharana rubaye sinjya ngira impunga mu mubiri rudatondagirwa n'amafuti nayo barirwe na kadiburo yambarira inkindi ko karugomera. Ndaza kugira ngo hahari icyo nkomezaho ahubwo murabanza mu nyibwire we wari umaze kunyibwira ariko mugenzi wawe ntaranyibwira. Uriya ni cameraman wa Isange TV akaba yitwa Maisha. Hari abari mu byuma ntago yabona uko aza ahangaha gusa yakuramukije. Maisha muraho nanone twongere nawe dutaramane. Yego yanongere rero ntingewe cyintwariza integetse ndagikora indema rugamba nzibwiriza ibigwi rutumba inama igira ngo ndenye rutaramana guhigura rutaganda sinjye ndamira naho ntaramye imigo yanjye ndayivuga impamo narataramye Remera kwa bakayita jonga matane nkungu y'umuraba ku rugo rwa Karambo ubusora hampera imfizi nyimanukana gapfunda nari kumwe na Karumuhinzi wa Gakwande ku mazi magara abanyamakuru bateranye mpabonera urusumo rw'umukara umutima wanjye ntiwarara mu kibona buzwingo n'ubu ndawusomera none wowe mbaza icyumbaza ndagusubira. Muzehe wanjye uragasaza udashonje muzehe amata n'amatungo biguhame nshuti nk'amaguru uri umutaramyi kandi byahamye. None se muzehe numvishe umbwira ko witwa muzehe Ninagakwisi ni izina rihora ringaruka mu bwonko iyo ntekereje abataramyi byahamye. Hari uburyo ki ngenda nkumva muzehe imbyino nagiye numva zose zitandukanye n'izawe harimo ubwira iyo vuga harimo ikigori harimo turi iwacu twarugaruje umuheto amata ni ingenzi ni mwebwe ni nge ntabwo ari twebwe. Mana nyirijuru n'isi gira Imana ugire n'u Rwanda ugira abataramye ugira imfura ugire na bucura ugira abahungu n'abakobwa Imana iguhundagazeho ibyiza byose ikunda ihabayo. Muzehe Ninagakwisi nishimiye gutaramana nawe muri kano kanya n'ukuri kw'Imana pe ndanezerewe naje nyoboza nari naragize ibyifuzo byo kuzataramana nawe mu nkera y'iwacu kuri Isange TV kuba nongeye kukubona ndumva nezerewe. Ukomeze nezererwa kuko wansanze. None se muzagira wasanga zihumuje none wowe wasanze zigikamwa. Watwakiriye nanyweye amata aha ni hahandi hari inshyushyu itagira incyuro nuko nanyweye siyo ahubwo nanyoye rwose burya ngo uticaranye na se ntamenye se kuri yasizavuze abato nicyo tuba dushaka kugira ngo dukomeze gukosora. Ari uburyo kitwe twangiriza umuco gusa wenda natwe rimwe na rimwe bitaduturutseho aho bitewe n'uburambe dufite kuko n'urwango kugeza uyu munsi twe turakiga. Muzehe Ninagakwisi muri iyi nkera y'abahizi ndagira ngo nkubaze n'ukuri kw'Imana hari buriya ikigori buriya nkiriya mbyino
waba warayihimbye ryari, warabikuye kuki, ko ari imbyino iryohera amatwi, imbyino nziza wumva hari n'ibice bike nanjye ngenda nibukamo nubwo ntajyanye ndayikunda cyane, yego ntabwo nyifata yose. iyo nayihimbye itariki nayihimbyeho ntabwo byahiriza abagabo cyangwa n'abana ngo bibahiriye, yego ahubwo ni iyanjye, ni yawe. uko mvuze itariki nayihimbyeho n'abayigana nabo bavugiye uko uri kumbaza kakako ni mwarimu ngo abaza ibyazi iyo ndirimbo ninjye wayihimbye kandi ndanayiririmba, sinayihimbye ngo nyihundi muririmbye, narayihimbye ndayiririmba, yego barugaruje umuheto narayihimbye ndayiririmba, yego. nujya wumva amajwi rero y'indirimbo zanjye ujya umenya ko ari iya Ninaga ku isi. None se muzehe Ninaga ku isi, wenda mu gitaramo nk'iki ngiki ku Isange TV tuzi imbyino z'iwacu mu Bigogo, ariko Isange TV ko gacaca kanjye ahari ari hituye burya nk'umwana uri kwa Savuna umuheha bakamwongera undi kandi kudutiza ikibanza ni cya gitaramo, ni kwa gutarama. Isange TV burya iba hose, ahantu hose dukeka ko twahavana inganzo, ku muzi w'inganzo Isange TV irara ihatashye, turisanga. iyoborwa nande ngo nzamuhimbira ikivugo, iyoborwa nande nzamuhimbira ikivugo Isange TV, yego uriya mugabo ureba uriya mugabo ureba hariya Maisha Patrick niwe boss wayo, niwe boss wacu ubwo buriya. none se hari uko nyavuga ngo ndi umucabagome warukatsa, ndi umucanzigo warucuranya, ndi umucakiranya ntambara urwomera kwa mpumuro nkabindatwa, ari mu bahe aho ngaho usoreje kwa Mpumuro nawe ni umuhumuro ahubwo burano ko ari kuri kamera, ubutaha nitugaruka zicarana nawe akubwira ikivugo cye yakembwiye nakimenya muba mwaganiririye ikambere ko ari umuhungu wawe se. None muzehe Ninaga ku isi, hari imbyino z'iwacu mu Bigogo, dore ko mwadukosoye twavugaga mu Bigogwe ariko nkatwe b'abanyabigogo ni mu Bigogo. Akanyira Bigogo ndaza kukakugezaho, yego. urumva mwebwe mwaje mufite tike kandi mwaranteguje, yego. Akanyira Bigogo ndakakugezaho, nuriya ukuyoboye nawe ndakamugezaho akarebe, nakanyira Bigogo apana akanyira Bigogwe kino kigo kino kiri mu muso bwanjye, we ni buryo bwawe, yego. ni ikigo cya Bigogo, bagize ngo ni Bigogwe kubera uriya murenge uri haruguru, ariko akanyira Bigogo naho hano twicaye n'ingangare, n'ingangare mu Bahanga, yego. None kwa Nyarubisi wangabo, hano niho kwa Nyarubisi, aha naho hari umuzi w'amateka bashatse nanjye banshumbura baticumbura hari iwacu mu Ruhinga, ni bene so ntabwo banshumbura. None se muzehe, kuko n'uburenganzira bw'igihugu cyacu baravuze ngo umuntu ye kuzasubira aho yari atuye, urumva ubwo twari tugiye gutahuka kandi ingabo zabitegetse bari muri Arusha Tanzania, ari ku itariki enye z'ukwezi kwa munani, ariko icyo gishengo nsa n'uwacyumva, ntega amatwi wumve rero nuba ngo nta muntu uzasubira aho yari atuye, ahubwo ingabo za FPR Inkotanyi yego zizashakira abahungutse aho baba kugira ngo hatazaza impaka zo gukuraho umuntu yarari, nawe azaba yarahahawe na leta yari mubi. N'uwo muzi w'inganzo kugira ngo menye ko hano ari mu Bahanga nabivanye kuri iyo mbyino, burya uzi ko muri ba mwarimu none turi ba mwarimu murigisha kandi tugafata pe. Njyewe nta nubwo nigisha ngo nshikwe, ikitari kuri sinokigira ukuri, ahubwo ibyanjye mbigira ukuri nyine. None muzehe, yego, hano mu Bigogo hari amagorane duhura nayo natwe abatoya, bitewe cyane cyane nk'iyo tugeze mu gitaramo tubona mubyina. Hari umuntu twigeze kuganira ambwira yuko mu Bigogo babyina ikinyemera, ikinyemera gusa inza kumubaza sinasobanukirwa neza, ariko uyu munsi kubera ko hari nizeye gusobanukirwa ndamubaza nti se mu kinyemera
ikitwa Kiyonza na Butaka inkurira kwamuza, ese icyo kinyemera ukimbitsemo ukakidusobanurira neza ukazagera naho ngaho nanjye ngasobanukirwa ya mbere muzehe nkunda nshuti nk'amaguru. Ariko ubundi urakizi ubundi ko ari njye ugutoza njya nk'ibyino utumva urakimbariza aha iyo ndi kuko ibyendana n'abikiriza ntubuhari uzafata icyo ngewe mba mpari, ariko ni ukuvuga ngo hari urundi rubyiruko rutureba uzaruzane tugwigishe turureba. Oya, urubyiruko ruradukurikirana nakubwiye ko hano ari kuri Isange TV. Ni ukuvuga ngo televiziyo twebwe tubonwa n'abantu benshi cyane kuri iyi si. Ni ukuvuga ngo ngewe wenda ngewe urantoza niyo mpamvu nzi n'inkurira kwamuza na Kiyonza na Butaka, ariko ndagira ngo urwo rubyiruko ndetse n'abandi bari hirya no hino mu mahanga, Amerika na muri Aziya, babashe gusobanukirwa ikinyemera. Iyo bavuze ijambo ikinyemera, ese mu kinyemera inkurira kwamuza Kiyonza na Butaka bitandukanye bite, kugira ngo dukomeze dutaramane n'izo mfura. Nanjye nibyo ndi kukubwira. Yego. Ubundi iyo twataramye hari ugutera imbyino, ariko aho ngo ngiye gutera imbyino y'ikinyemera, ariko imwe ni Kiyonza, sibyo? Indi yitwa haraye, ariko uyitera unafite abayikiriza, kugira ngo abikiriza uwutera yitere n'uwikiriza yumve. None nawe ko hari urimwo buriya nintera haraye hari ubwo wamenya kuyikiriza, kandi ko nsanzwe ngutoza. Ndacyari muto, none se mwarimu ko abaza urugero rw'umunyeshuri we ubwo nabyo numara kuntoza ndaharaye nzayikiriza rwose. Ahubwo ndagira ubundi hari haraye ariko byose zibyina mu kinyemera, kandi umuco w'imbyino zacu nta mbyino itavuga inka. Ni ukuvuga ariko muri zo zizamura amajwi. Yego. Izizamura amajwi zose nta mbyino itavuga inka. Noneho nk'izo za Nduwanyu rero zisingiza iwacu cyane, za Nyamunini, za Nduwanyu, iyi bita iyo yahiya, urumva za Rwema Nkengeri, urumva niba bavuga barwanya ibiwanyu, kuko njye ubwo mbihinduye mu Bishyengo kubera ko ndi umuhanzi. Yego rwose, ngashyira mu majwi mu Bishyengo, ariko izo mbyino ndiko zigenda. Nawe uzajya ubwira abandi uti rero muri Nduwanyu ntugashyiremo haraye, cyangwa utere igice cya Nduwanyu ngo gishyiremo muri haraye cyangwa mu kinyemera, harabyica. Nangwa uyishyire muri hiya. Ibyo bintu rwose ndakubwiye ntukarinde wabitekereza. Muze wenda uri izingiro ry'umuco, kandi n'utabyemera yaba yaracuye, kuko hano muri kano karere kacu ka Nyabihu nangwa se mu Bigogo, yewe nzi ko uri ku ruhembe rw'imbere mu muco. Niyo mpamvu imba nazindutse nkarenga ya misozi herya za Kambungira kugira ngo nkomeze nze mvome uwo muco mwiza. Cyangwa hari nabo wabajije ukagira ngo nanone wumve ko ndi inyunganizi muri bo, nandi ko bijya biba. Ntabwo ushobora kubaza umwe ngo ugende uvuga ngo uyu nguyu ibyo ambwiye ni ukuri, ariko hari n'ishingiro none y'umuco. Ubundi nje ndakubwira mu by'ukuri, uriya mugenzi wawe ari kumva, na bane bana bashobora kuwenda kuvukamwe abazi gutega amatwi. Ubundi nje ntabwo ndi intwari mu kurwana, ariko nanone sindi umunyabwoba kuneshwa ngo nikirize. Ubundi ntoza inkoni, umuco wo kunyabana n'abanyamakuru bansanze kenshi tukorera kuri ubusore, buriya ushobora kuza urumva nkakubwira none se niba warabyize wenda urandusha ngaho nkubita muhungu wanjye, ariko nkubite gahoro, urumva kuko nshaje. Urumva ibyo ni ibintu nkora mbizi. Nukuba rero nkubwiye ngo ndagutoza kunyabana inkoni, ushobora kunyereka ko hari icyo uri bundusha. Umusore ko uri bugiriya kure wasimba kwizibukira, ariko ntiwogaruka ngo usange ntateganya. Ibyo rero ujye ubizirikana. Zingiro ry'umuco nshuti nk'amaguru, muzehe w'imvi z'uruyenzi kandi zuje impanuro, mubyeyi mwiza dukunda, unkundire twinjire mu gitaramo nyirizina mu nkera y'abahizi. Ngewe unkundire, hari uburyo
iyo ntekereje Bigogwe mpita nongera nkakubika ku mutima rimwe utubwira ngo tugeze handi mu Bigogwe tuzi korora tudahinga inka zigakunda zikadusanga mubyeyi mwiza ukundwa n'imbaga nyamwinshi nkwinginge ngo muri kano kanya utwinjize mu gitaramo haba mu bishengo n'imbyino n'ibyivugo unkundire udutaramire. hari ikintu ndi bugukorera. Yego. nta mfura iby'inibuga. Ibuga urarizi? Oya bwo ndasobanukirwa. Yego. nta mfura iby'inibuga. Ibuga rero nicyo bita umutago. Wese nigeze nsoma ngo mbe nashize inyota. Ibyo byonyine ni icyo nagiraga ngo kubwire niba utarakimenya. Yego muzehe ninaga kwise ntukabyina ibuga nta n'uwabyifuriza umubyeyi we. Umubyeyi agomba kubyina atabyinnye ibuga. Umubyeyi mwiza ndabizi ko noneho ubu ngubu twataramana bya Gitore tugashinjagira nisheja nkundi bishengo byawe ibyivugo n'imbyino. Iyo ubyina nkabona muzehe ninaga kwisi igishengo cye kirazamutse nkabona urakararuye numva nezerewe. Akawa mushenzi wavuze ngo ndumva ibyishimo bimfashe nkumva nasatura urusenge mfa kubona nkubonye gusa none uyu munsi nakwigereye nyaga nkubona kuri za mbuga nkoranyambaga ubu ngubu ndi kumva nabonekewe kuba nicaranye na n'umubyeyi ninaga kwisi. Mubyeyi ninaga kwisi sukusume ukore mu mitana wibwira abatanazi udutaramire bya Gitore. Ubundi wambwiye ngo uramfasha. Ndagufasha sisi ntuntoza se. None ndashaka kugira ngo njewe Rwamirize mfura ko muto ndi muto baratana mu gitaramo ndicoza mihigo mu bagabo rutageruza icumuri na nyesingengira Rwanda for rwa burindi sinjya ndirwe intege yanjye no gutaramanaje. Musasi tazijora amahirika numvise rahumye nibuka neza ko ntayigurana rusenga mihigo ninkwice nkwirahira wabene ndagazwe umuheto wanjye ndatinya rukinga mubiri mba ndayigaritse mu gitondo genda nituza nk'uwahetse Nyagasani. Isagutse ku cyenda nyitsinda ku cyambuga rukandese cyuma rukomye imbere sinahunga inyuma sinasubira inyuma naniswe rwesa ntambara do mushumba barakubanaga kubita bakindikiza ngakindura ndera sinirabura ndipfizi ngo bajya bambagurira intambara. Tugacoga Kabyara. Aha rero niho nkunda. Yego. Ubundi ngo umugabo baramubwiye ngo niyakure mugenzi we. Nawe ngo aravuga ngo mwe n'umugomyi undi n'umugonga ngo yokomeza akagumiriza. Ndagukunda vuze. Ongera umbwire kakandira ko kuvuga ngo akahe bamba ntoni bamba ntoni warwa burindi ngomara ubundi ndumwene yihindi pire ngo ariko mundekere ucogoza abamucokoje rwego mu bahira udakangarwa mu bakarasindindwa rubanza mihigo nigerejweho n'ababisha kwikotaniro rya mbanze imbere nkarasana nkabereka ko ndi umusore ukomara ubundi isata nsumbanye miheto nsatera nsakiranya ndaryana kurusha isusa ndumva bamba ntoni w'igicuku burya ndi n'umuravumba njya vumbura abanyabwoba nagishije impangu yanywaniwe n'ubundi igikundiro mu bahungu ishema ry'abasore sinyansobwa ndasogota njya nsangira biwacu nta wakwendereza nkiba mu bigo ntago bibaho muzehe wanjye nanjye jabaye ingangare sindakari gurana ingabe ndacogora sindakari cogora na mu Rwanda rwante kandi nkabura cumuzi nkundira ibikino umuheto wanjye mbarirwe nakadibura sinjya ngutiririkanye n'abaswe cyintwari zintegetse ndagikora indema rugamba nzibwiriza ibiguru tumva namigira ngo ntinye. Iyo ngabo yangirimba nishema mwishaza ry'abadaharana bayise rwego rucumi nkiko ni n'inyundi icura abahanga ishema yiriwe mu bakamba tigitinda kugira ikimena nk'indi mitwe y'inshika indama rugamba narayitoje. Nyamutarama naguhigo wa Rutaganda sinjye ndambira naho ntaramye imihigo yanjye ndayivuga impamo narataramye Remera kwa bakayita shonga mpatana inkungu y'umuraba ku rwego rwa Karamba ubusora hampera imfizi nyimanuka nagapfunda nari kumwe n'akari umuhinzi wagakwandika maze magara abanyamakuru bateranye nkabona urusumo rw'umukara umutima wanjye ntiwarara mu kibo ndawusomera nabwiye ngo ndi umucabagome wa Rukatsa ndi umucanzigo wa Rucuranya ndi umucakiranya ntambara rwome kwa mpumuro nitwe abagira Imana biziguye abaseyi banzigiye niyo nkora guhimba nsanzwe mpimbara abataganya none reka nkubwire icyo gishengo wari gushaka. Yego uragasaza udashoboye wanjye. Yego rero uwo muhire. Yego muzehe inshuti nk'amaguru byakuzanye aho wazamukanye byanzanye rwose. Hari icyo wansabye? Yego yewe ndavugiye
intwari z'abanyabigogo kandi intwari zitanyaganwinka zizikurura zidahinga inka zigakunda zikabasanga dore ko tutigeze gusabiriza amazizo ntwari nzivuga amazina kandi ujya gutera uburezi urya abanza mwabo muhire wanjye nanjye ndabanza mwacumba nza ruhinge karudakenga mwene gihimbiri muvuga ibigwi uyanze gutanga ruca amakamba kandi umuzungu abinjeranye mu kivumo naruzira kwijima ya rujari ayibirindura bayijyanye maze akurabo jati muri mihangane wazize kwinka zanyoye muhongozi njyewe intwari ziwacu sinubara ibigwi byazo ariko ndagenda mbivugaho gato mwene munguzi ni kamende nawe kubwa mutembe ntiyadutanze kandi simbabazi yagiriwe abanyabwoba baramusanga ngo nazitanga inka nibishakwa nawe abacumisha inkokora atereye ati ntazo mubwira mwebwe mwanga guhunga aramutabara yamaze gutsindira ku Gisenyi agaruka yitwa Rutegamubiri naho nkundu wenda wagwakamba nawe hariya kuri Kirerama burya yabirinduye inzira kurutwa bibifura bamaze kugihakana n'umwami yigeza mukinisha bari kwakanwa mu mishingo akina n'umwami Rutirashoka na nyina wa Rudasumbiyerezwa Sharangabo maziso gitora gushoka mbere Rutinga umunyu w'ibikomangoma mbonye uwunyoye mbigira imihigo ntibikino bya nkwano bigiza akamaro njya mvuga nkundiza n'ibisoko ariwe nkundiza n'umutota yakuye inka mu nzigo ziragaruka atuma abaseyi bakirigisare muzobaze ishyamba waruke babigwi nawe yaguye indari inka zirahirika benshi batahira kwa shyamba iravumereye mwimanyi niyaruvumera nk'ingoma ntawe yivuga ngo avuke umwami akunda kubaza amakuru urwabinega ni reka ngushengere inshuti yanjye njya mvuga abasaza nagize sekeri kwa Nyamukanda hari bikona uriya bikona wakamugisha yashenye igicaniro cyayoboka wari warigeze ngwe mu rutare mwene kinisha nisebiyozo nawe kubwa magera nambanza gukeba yaciye urubanza inka zirataha 12 turazibona muzobaze ndangizi wa Ruhanga yaciye mirungi boshye barinde wabo mpeza mihigo nzamuye ni mwene mikura uwo n'umuhumuro data wacu reka njye ngushengera nshuti yanjye nzamuye ni mwene mikura yatwaye bene ngabakibyiruka arinda gusaza dasimbuwe dore ko batamugize Kadafe ni kuko njya cyengera banteza ngiki gitabo muzeni nagakwisi uragasaza udaconje uraka Igitaramo cy'amanywa sigitaramo ubundi ko kiba nijoro uko ari cyo muzeni nagakwisi none si ibyuma ibi byuma ubwo twatangiye mu gusaba ngiki gitaramo koko twatangiye kuryoherwa muzeni nagakwisi unkundire ngiye kugusezeresha iki gishengo tubone guhaguruka muratega mugeze iri haruguru ariko ndi umwana wawe ngomba gusaba data icyo gishengo ntacyo banza ukimpe ni ukuri kw'Imana banza ukimpe Samuzirene ngakuri kwigirayo ugira ngo mfite isoni ariko yagenda ngo nawe yo mama muzirane nafite isoni humura ngwino umva igitaramo ubwo nawe mfite isoni reka dutaramane dore ubwoba aho umuro twicaranye njya mvuga ngo ineza nayizanye kamwa kuri uwo mwaka mu nama tabiri mbona y'igitondo n'umugoroba
ngabashombeje aho nibahige ubwundi mu mahumuro nta gihombo none ngo shengere nshuti yanjye ariko ndababwiye inzira gusunikwa niyo mbashaka rugo runanira kandi n'impeta zayibyaye yari yarariye umuginira kura kandi iriye umuginira hama ariko ni kera zikirya ishyamba amashyo y'iwacu afite amakombe akagira amakombe n'inzimbura zajyaga zicukirwamwo amakokera zikagira n'intabwa zitazwi umubare ntabwo zabarirwaga amezi burya ntabwo zari indorera mu rugi zitereye ifite makuru ariko abashumba batayibarira intoke ziyirishiriza mu w'imbogo iyo yaje kubyarisha abashumba amezi 3 mu rugano nuko mu kwa kane ziramanuka maze se bashyitsi aracana zigeze Nyabishunguru uko gishanga aracana aracumbetsa yarangije gufatisha abonera musanze inzira gusunika ariko yamusanze iri kuvumera yarije mubaza umutavu agira ngo itangiye kwerera ibonye ndacyayishubije yikubita umwami isuka igisanza ubwo yari imweretse ikimenyetso ibonye ndacyayishubije kubira mu makuzi irazamuka ijya gushaka umutavu wayo abirindura ikiganza gishyira ku munwa ariko wanka urampemukiye burya nari nkwiye kuguherekeza ariko zomara imyaka y'abanyabiyuzi kandi aba bana ntibazishoboye arara yicaye ijoro ryose igihe rubambura itoboye se rubambura murayizi mwebwe inyenyeri igiza bujya gucya igihe rubambura itoboye ijoro yumva utwondo tujabagurika yari yaraye kumagaramira abonera aje inzira gusunikwa kandi yaje hagasa umutavu abonye arakanya n'isuhuranye ati bana nimumubyuke tuyihe impundo ngiyiraje inzira gusunikwa maze uko twambutse mwabagabo umwe mu biyuzi zahanyuze zitereye irega zahageze bukeye bishoka n'inkinda naziherekeza kandi ari umuntu wa Nyiringango igihe zambutse akaburimbo zisanganirwa na Rudodo mwene se Butegengeri w'umusango na Kambere wa Nyirimbuga zigeze iwacu kuri Kinyangwe maze bakambwe baza kuzirorera bari meteri mwene se Butegengeri witwa Rudodo na Kambere wa Nyirimbuga ndetse mwamfura mwedu utaramye icyo gihe zari zambutse akaburimbo zigeze iwacu kuri Kinyangwe zisanganirwa n'abagabo barimo Renzaho na Kadiburo na Mutarambirwa na Gashabuka abiganira ibyo yabonye ati niyagwa rutarindagira ntabwo igirindagiza abashumba nuko igishengo ngifungiye aho kuko njya nkengo wa Rutaganda amashyi menshi cyane mucurire byose bigiye mwe mwabana nkagukunda cyane iki gishengo nanjye narindi bukigusabe yego araho ujya uvuga ngo inka zihora zihishije zidacanye nta nubwo zibanza guhutera ntabwo zibanza guhutera ubwo ngubwo tuba turi mu mateka y'inka tuyihe impundo ngiyiraje inzira gusunikwa maze uko twambutse mwabagabo umwe mu biyuzi zahanyuze zitereye irega zahageze bukeye bishoka n'inkinda naziherekeza kandi ari umuntu wa Nyiringango igihe zambutse akaburimbo zisanganirwa na Rudodo mwene se Butegengeri w'umusango na Kambere wa Nyirimbuga zigeze iwacu kuri Kinyangwe
maze abakambwe baza kuzirorera